turagenda tuhatura dufite ayo makuru. Turavuga tuti rero sasa hari ibintu byinshi nakwiringa, ahubwo imbaraga ziruta izindi iyo zihageze izindi zibwibwiriza zikananirwa. Yego. Abana banje bakajya babyuka hakumugoroba mu masaa 12, bwana bwanje bw'ubukobwa bubiri bagafata akadomora bakajya mu gikari bagatera akadomora bagatangira kurana. Wa mugabo akava mu nzu n'umujinya akavuga ati muceceka mwabwana mwe mfite abarwayi. Ubwana bugaceceka, yamara kugenda bukongera ntawabibatoje. Bagafata akadomora bagahimbaza indirimbo z'Imana ari babiri ntawabahaye gahunda. Kumbe Imana yari iri mu kazi ishaka gucanganyukisha dayimoni. Akongera akava afite umujinya, ntituhari, ntabwo duhari. Akaba afite umujinya ati mwabwana biwanyu barahari cyangwa ntabwo bahari. Bwana mugacishika mu kumurimo gusa ati ndavuze ngo ni muceceke rwandira kusakuriza. Kandi ubwo se abana babikoze gatatu baririmba gusa, sinzi cyane uko byari byagenze, ntabwo nzi ikirere bumvaga icyo ari cyo. Amakuru nakubwira ni uko mu minsi mike yimutse. Reka mubwire, niwisobanukirwa ntabwo umupfumu azagukura mu kibanza cyawe. Niwisobanukirwa umurozi ntazagukura mu kibanza cyawe. Dufite imbaraga. Uyu mugabo witwa Yesu twakiriye afite imbaraga ku buryo iyo arambuye ikiganza akavuga ngo funga mudomo, nta kindi kirengaho. Ntuzasakuze, ntuzavuga ibintu byinshi. Ntabwo basakuriza mu mudugudu, basakuriza imbere y'Imana. Rimwe ndagenda ku kazi munanga, ariko nabonye umuntu iwanyu mu masaa 7 z'ijoro azenguruka inzu. Ubundi iyo ngiye gusenga nijoro ndavuga ngo Mwami Yesu, iki kibuga cyanjye cyose gishyizemo umuriro, ibirenge byose biri bukandagiremo bishakisha ibishye. Amabati nkavuga ngo amabati, uri amabati yacu twaguze, ntabwo twagutiye. Mushizeho umuriro ntihakagire dayimoni ica ku ibati ryanjye hejuru izenguruka ngo bayitumye ngo byagenze gutya, nkashyiraho umuriro nkaryama. Icyerekana ko uwo muriro iyo tuwashyize ukora ni uko yimutse. Yimutse se ari n'umubwiye ngo yimuke, ariko arapima ikirere yajya kumva yagikoreragamo, yajya kumva cyahinduye isura, yajya kongera gusenga ngo akore ibyo yakoraga, ako kanya kumva ntibicamo. Kubera iki? Netiwaka twayifashe tuyishyiramo amasengesho. Haleluya! Netiwaka twayifashe, iyo turi mu mbaraga zo gusenga dufata netiwaka zose tukazikuraho. Haleluya! Igihe kimwe dusenga ku rusengero rwacu, dushyiraho igicaniro turasenga, hari umurangi wajya guca aho urusengero rwacu rwari ruri, asanze abantu aho ururembo rwari ruri hakurya yacu y'urusengero. Turacomeka, ducomeka umuriro ikirere. Ibi bintu tuvuga birakora nubwo mutarabigerageza. Turasenga ikirere turakigota, tugikwizamo amasasu y'umuriro, maze
bajya twigeze kujya gusengera umuturanyi yari yaratewe n'ikintu yita umucuraguzi. Umucuraguzi aramuzengereza yaba akijya ku buriri ibitaka bikaragarika ukagira ngo bashakaje ibitaka. Ibitaka bikaragarika ukagira ngo amabati ntabwo ari amabati ni ibitaka. Umudamu arambwira ati hano hari umuntu waze bari duturanye. Nabwo nta kibazo genda buri mugoroba tuzajya tuza gusenga. Turaza buri mugoroba tukajya tuza tugasenga tukigendera. Bitangira ananirwa kuza iminsi yose nk'uko yazaga agasiba nk'iminsi itatu akaza. Rimwe dusenga twacometse ndababwira nti reka mbabwire mureke turase iyi dayimoni tuyikura. Turacomeka n'umukecuru mwiza usenga Imana. Iyo uvuze kuri dayimoni ujya kubona ukabona abaye nk'umusore. Turacomeka turasenga ako kandi ajya kubona wirekwa mbona ikigabo kinini twagishitse gutyo ufatira mu kaboko mbona ikandoye nibona gusa ndakubona mbona twakirasha amasasu umubiri wose kiravirirana ijwi rirambwira ngo kirarangira. Haleluya. Kuri iyo nzu mu minsi mike yarwaye amaguru abimidido ibindi utabimbaza umva nawe uko byagenze. Kubera iki? Iyo Satani adusuzuguye akarenga agasuzugura, iyo udafashe ibyemezo ngo uhagarike ushyireho umenye abantu urwana n'ababariho, Imana iraguhagurukira ikaguha agasoko. Ntimugatinye ibi birere by'imyuka mibi bibazengereje. Byubyuka ufata akanya inzu yawe n'iyawe warayubatse Satani ntakayikuremo. Nubwo waba uyicumbitsemo n'iyawe amafaranga n'ayawe. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo aho tuzakandagira hose haba habaye hato. Ntabwo haba hakiri ahadayimoni, ntabwo haba hakiri abaharozi, ahubwo haba habaye ahacu mu isi y'umwuka. Haleluya. Turahafata tukahabohoza, tukahambura abarozi, tukahambura abapfumu, tukahambura abasinzi, tukahambura abasambanyi, tukavuga ngo ikirere ni icy'Imana, umwuka w'Imana ukigendetendemo abantu bagubwe neza. Nta kintu cyiza gifite imbaraga nko gusenga. Nari ndi mu kazi gutya bisanzwe imyuka nta hantu idakorera. Noneho umubyeyi tuba twarashyizeho amategeko ukuntu abantu bicara aho bashyira ibintu byabo byose ndaza ndabisomera ndavuga rero hano ntabwo ari ho kwicara. Ihangane wimuke ujye ahandi. Arandeba gutya aranyitegereza ndamureba mbona ariho umwuka mubi hafi y'umuntu. Byamaze akanya gato nko mu gihe ngiye gutaha maze kwiyambura imyenda y'akazi nari nabyimbye amaguru. Iyi nkweto nambaye sinabashaga kuyambara, umugabo niwe ubizi. Kandi akunda ko nambara udukweto twiza turinganiye tunazamutse. Navuga ngo sinkwambara mana yanjye we. Kandi ubwo nabyanduye uwo munsi. Njya kumva numva iki gice cy'epfo cyose kirangana nk'uko wazana ibafu ukayikorera hano. Ndabibana ndavuga ariko sinzi ikintu nabaye. Amaguru yanjye ndumva ameze nk'imitumba kuva muri iki gice kugaba hino.
ntazi ukuntu umeze. Akatakuze ntabwo iriya nkweto sinibasha kugafata imbabare uyambare, nushaka ugere mu rusengero ukuremo, ariko ndashaka gukubona uri simati. N'umugabo uri simati rero. Ashyiramo igufi akazaza, ashyiramo izimeze gutakaza. Ati ndakubwiye ngo mbara inkweto yawe ndayikunda, kandi ubwo niba akunze umwenda akambwira ati umwenda ndawukunda, iyo tugiye kugenda ntabwo atabara wa wundi, nubwo nabara wambaye uyu munsi arambwira ati ongera ugusubiremo. Kingi wanjye aba yavuze nta kindi birenzeho, ndawambara mara iminsi numva nameze neza, ariko nibuka uwo mugore uko nagendaga mu kazi narazaga nkasanga yicaye hahandi ku muryango wanjye ninjiriramo. Ngase mubyeyi ko nakubwiye ngo ahantu ntibahicara, abandi bose bahimutse niwe uhasigaye. Yambona akagenda n'agasuzuguro agahaguruka. Muri iyo minsi ibwo nafashwe kugira bwa rero wa mukecuru yazituye umwego kabisa. Ndangije ndagenda ndase ndavuga ni mu izina rya Yesu, aya maguru yabyiniye Imana, aya maguru yaramije Imana, aya maguru sinajyanye mu bapfumu, aya maguru ntabwo nayatuye dayimoni. Dayimoni yasohokemo, ndashaka kubona amaguru yanjye ari mazima. Sinamenye igihe nakiriye, gusa narakize, nta handi hantu na hamwe ngiye. Mukecuru niba yaragihari, niba yarambonye ngenda si yuko azumva yuko umuntu yavuye mu kazi, ntabyo nzi. Ariko ni ukubera iki? Iyo dusenga tufite ibintu tumira bucece, ukagatora ukaganaga hano, kaza ukagatora ukaganaga, washaka no kukarenza umusozi ukajugunya, washaka kukajugunya muri puberi ya hafi nawe ukanagamo. Utiraza kukureba mu kanya ibyawe n'agasuzuguro ukanaga hano. Kubera iki? Dufite rwose ubutware buterura akantu kagiye mu mwanya utari uwako, ugashyira hariya ubundi ukikomereza ukagenda. Kuko tuzaba muvuga ko watsinzwe. Twinjira ku musozo turavuga imbaraga z'amasengesho. Satani ntazakuriganyirwa kwambure intwari ikomeye yo gusenga. Bakobwa muri abamikazi, muri abantu bakomeye Imana. Abakobwa mumfashe, abadamu tubaha amashyi. Abakobwa nibo batangira bagitezeza imyaka 8, 7, agatangira guhangana n'ibibazo. Ariko umukobwa ahagarara, abagabo bakuru bakaza, abato bakaza, abasaza batari hano, abasore, mbese buri cyiciro cyose kigera kuri uriya mukobwa. Urebe ko bagowe, bafite intambara nyinshi, n'umugabo ushobora kubungana na se nawe ntabwo amutinya, wabaha akanya babikubwira. Ariko niba nyampinga ntibabivugiraho. Ariko abakobwa ikintu mbakundira, mwa bakobwa mwe ndabakunda, ninabavugaho cyane mujye mumenya ko mbakunda. Umukobwa akitwara neza, akarenga imitego ya mbere, akarenga iya kabiri, akarenga igihumbi, akarenga magana, ibihumbi bingahe. Ejo wajya kubona ukabona ahagaze ahayemye azanye inshuti. Uriya munsi wo kuramba umukobwa nkabona ahagaze hano, mbandira amarira y'ibyishimo buryo ntakubwira.